duha amahoro twumvire mwami turakuramya udutega amatwi duha amahoro 두시메이 루모니샤 아봉이시도 모시메 나봉이주루 바시메 따뚱하노무 카웨라 urera 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 imbabazi zawe nizo zitumye tudashiraho uhabwa icubahiro duturije imbere y'ubwiza bwawe tuvuye hirya no hino hatandukanye turagushimira uburinzi bukomeye bwabanye n'ubwoko bwawe atari uko twari beza ahubwo ari imbabazi watugiriye uhabwa icubahiro turagusanze tuzi kuri data wa twese utweze kandi dutunganye muri uyu mwanya duturije imbere yawe ngo imitima yacu ifatwe na mwuka wera ibyatunaniye ubidushoboze kandi bidatunganye bitunganirize muri twe ngo ukore umurimo tuwitirirwe nuhishurwe uzaduha ubugingo buhoraho tugusanze tuzi ko ushobora byose turagusabye cyane ngo tubere byose kuko uri Imana kandi uwaje hano wese turinde gutahana ubusa dutahane Yesu mu bugingo bwacu umwigisha mukuru wigishije abakera kandi bagatsinda ni Yesu Kristo umwana w'Imana ari we wigishira iteraniro tubisabye mu izina rya Yesu amen. Umunezero murakoze cyane nkuko mutubona tuje turi tsinda rigari tuje muri gahunda yo kuramya hano imbere turi kumwe na Ngirimana Nelson aratugezaho isomo no gusenga akaba ari n'umuyobozi waje aherekeje korari The Guardians yaturutse ku itorero rya Masaka mu ntara y'ivugabutumwa ya Rusororo. Dusimbutse gato turi kumwe na Ndatimana Emmanuel uri budusomere igitabo kijyanye n'umuhango wo gutura amaturo. Hirya ye turi kumwe na umuyobozi waturutse ku itorero rya Kigombe Rurangirwa Justin aradutorera indirimbo iheruka. Kandi turi kumwe n'umubwiriza wacu tumaranye iminsi Karenzo Jean Bosco ari we uhetse ibyera by'Uwiteka muri iyi gahunda. Turi kumwe n'abadiyakoni n'abadiyakonikazi muri iyi gahunda n'ubundi, kandi turi kumwe na korari y'abashyitsi dukunda twari tumaze igihe dutegereje, The Guardians yaturutse ku itorero rya Masaka. Turi kumwe na korari New City ariyo muri gahunda. Niba mubyemeye ko tubakorera nkuko
turi itsinda rigari, murabihamisha ibiganza byanyu mutwakira. Mbese muratwakiriye? Namwe Imana ibaha umugisha. Rero twese duhagaze mu ndirimbo ya 37, abayobozi b'indirimbo badufashe kuyiyobora. Reka twese dufate ibyanditswe byera turebe mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya mbere ku murongo waho wa 7. Ufite Bibiliya hafi, babumbure Bibiliya barebe mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cyaho cya mbere ku murongo wa 7. Haravuga ngo dore arazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise amacumu nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. Nanone amen. Nge nategure gusomera isomo, ariko hari wariteguye rubuze kurisobanura. Reka Imana ize kurufasha kudusobanurira iri somo mu izina rya Yesu. Tugiye gupfukama duhe Imana icyubahiro dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tunejejwe n'uyu munsi wera w'isabato, ariko ikiruseho tunejejwe nuko watugejeje mu nzu yawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro.
abantu benshi bibagiwe uyu munsi wera w'isabato, nyamara ujya kuwushyiraho nuko wari wakoze mu minsi 6 uruhuka kuri uyu munsi. Ubona yuko n'abandi bazavuka bakaba muri iyi si bazajya baruhuka uyu munsi. Uyu munsi ni wo kugira ngo tunezezwe n'ibyo waremye, tunezezwe no kuri urukundo, tunezezwe n'ibyo wadukoreye mu minsi 6. Nuko rero mubyeyi wacu turagusaba ngo ubwo dupfukamye ducishijwe bugufi uduhe kunezezwa n'uyu munsi. Abashyitsi baje kuri uyu munsi bataruhuka kuri uyu munsi wera w'isabato, tubasabiye umugisha, kandi Mwuka Wera akoreye mu mugaragu wawe Karenzo aze kubasobanurira kugira ngo bamenye yuko uyu munsi atari abadventiste bawushyizeho, ahubwo washyizweho nawe kugira ngo tujye tunezezwa n'ibyo wakoze. Uduhire rero, uduhe umugisha, kandi umunezero uze gusaba imitima yacu mu izina rya Yesu. Amen. Fasha ngo ndusheho kugukunda, icyo nicyo ngusaba mfukamye, mbigusabye cyane, mfasha mwami wa Yesu ngo ndusheho kugukunda. Kandi ibihe byose Imana ni nziza, kandi ibihe byose tugeze mu mwanya wahariwe kugarura icya 10 ndetse no gutura amaturo. Reka mu gihe dusome icyanditswe mugerageze kwegeza hafi ayo mwabitse kugira ngo tuze kuyagarurira Imana mu gihe cyayo. Kuwa 15 Werurwe 2025 gahunda yo kugarura icya 10 no gutura amaturo. Kuki Yesu ataragaruka? Umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umurimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Biboneka mu rwa 2 rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 9. Umunsi umwe ku rusengero umubwiriza yabwirije ikibwirizwa cyerekeranye no kugaruka kwa Yesu. Umwe mu bantu bari mu rusengero kuri iyo sabato n'agakobwa gato kitwa Viki yanejejwe no kumva ko Yesu agiye kugaruka vuba bidatinze kandi kagiye kumaraho imibabaro yose yo kwisi. Viki yari yarapfushije mubyara we yakundaga cyane, ariko icyo kibwirizwa cyatumye ataha anezerewe cyane, yiteguye kubwira ababyeyi be ko Yesu agiye kugaruka vuba bidatinze kandi ko urupfu rutazongera kubaho ukundi. Ababyeyi be nabo bemeje ukuri kuvuga yuko Yesu ari hafi kugaruka. Ubwo hari hashize amezi 2 bagiranye icyo kiganiro cyerekeranye no kugaruka kwa Yesu, Viki yabajije ababyeyi be impamvu Yesu ataragaruka kandi umubwiriza yari yavuze ko Yesu ari hafi kugaruka. Ababyeyi be bavuze bababaye bati, yego Yesu ari hafi kugaruka, ariko ategereje ko abantu babanza kugezwaho ubutumwa bwiza. Ababyeyi be bakomeje bamusobanurira yuko mu isi hakiri abantu benshi bataragezwaho ubutumwa bwiza bwa Yesu. Nkuko muri Matayo 24 umurongo wa 14 habivuga, ubwo ubutumwa bwiza buzaba bumaze kugera ahantu hose nibwo Yesu azagaruka. Viki yabajije ababyeyi bati, niki twakora kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ahantu hose? Ati niki twakora kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ahantu hose? Ababyeyi be bamusobanuriye ko bumwe mu buryo bwo kwamamaza ubutumwa bwiza ari ukugarura icya 10 no gutura amaturo. Viki yarababajije ati, none se mutanga icya 10 n'amaturo? Ababyeyi baramusubije bati, yego. Bene data namwe bashiki banjye, Yesu ari hafi kugaruka no kumaraho imibabaro yose tunyuramo, ariko aracyategereje ko abantu
bose babanza kugezwaho ubutumwa bwiza, kugira ngo abo bantu bagezwaho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kandi babashe kumumenya. Icya 10 n'amaturo birakenewe kugira ngo byunganire abavugabutumwa kandi haboneke n'ibitabo byifashishwa mu ivugabutumwa. Icyo duhamagarirwa. Mbese nawe witeguye gushyiraho uruhare rwawe? Mbese nawe witeguye gutanga icya 10 n'amaturo kugira ngo n'abandi bagerweho n'ubutumwa bwiza? Imana mbere ya byose, reka dusenge. Imana nziza ituyaharengeho mu ijuru, reka tugushime uhabwe icyubahiro. Reka tugushimire mu buryo butandukanye wagiye ukoresha, wabashije kwamamaza ubutumwa bw'ijambo ryawe binyuze mu bagaragu bawe mu bihe bitandukanye. Uyu munsi natwe turasabwa icya 10 n'amaturo kugira ngo tube hari abafatanyabikorwa nawe mu kwamamaza ubutumwa bwiza. Umutima w'ubugugu utsindwe, uturinde kugundira, ahubwo duhe kurekura ibingana n'ibyo dukwiye kurekura mu izina rya Yesu, amen. niyo mukiza wanjye nta kiza namukoreye, mbese njye ndi mbokoboko, mbese ngende ntacyo mfite nsanganira uwo mwami wanjye, nta n'umwe namukirije, mbese mfite sinterwa ubwoba n'urupfu, umukiza yaranyijije, kumusanga ntacyo mfite, numva ubinkojeje isoni, mbese ngende ntacyo mfite nsanganira uwo mwami wanjye, nta n'umwe namukirije, mbese ngende ntacyo mfite, mbese ngende ntacyo mfite nsanganira uwo mwami wanjye, nta n'umwe namukirije, mbese ngende ntacyo mfite, mwebwe ubera umushishikare mukore hakiri kare, dore ijoro riraguye mutarakiza imitima, mbese ngende ntacyo mfite nsanganira uwo mwami wanjye, nta n'umwe namukirije, mbese ngende ntacyo mfite. imbere aho tugana hateye ubwoba, hateye impungenge, ni ahandi havuzwe ubuhanuzi ibyabayeho kera bigiye gusubiramo, umukristo nyakuri azibasirwa. Mana bahafu umukristo wese umugera imbaraga, urugero rushize, nanjye mwami makuba murabo abo bazanesha isi, egura none mwami ndifuza ko baba umugabane w'abazanesha, uru
urupfu na satani n'isi mbi umugabane wawe wabaza atari ijuru nanjye nandikwemo ndifuza kuzabana nawe mwami n'abandi bose babyifuza bahabwa umugisha nawe tuzasiga isi itahire Kanani yuko marayika Uwiteka arimo gushyira ikimenyetso ku mbata z'Imana zidahemuka zakomeje kugundira kwera k'Uwiteka Imana izo nizo zizambikwa imbaraga Mana nagenda kuba murabo maze unyongere imbaraga zabashe gushikama nege mwami kuba murabo abo bazanesha isi egura none mwami ndifuza ko umugabane wabazanesha urupfu na satani n'isi mbi umugabane wawe wabaza atari ijuru nanjye nandikwemo ndifuza kuzabana nawe mwami n'abandi bose babyifuza bahabwa umugisha nawe tuzasiga isi itahire Kanani biteguye abo nibo bazanesha urugamba ruheruka umwami yabanditse mu igitabo cyera abo nibo bakiranutse Uwiteka azi amazina yabo bose barahirwa mwami natwe twandike muri icyo gitabo tuzaririmbane nawe iteka nege mwami kuba murabo abo bazanesha isi egura none mwami ndifuza ko umugabane wabazanesha urupfu na satani n'isi mbi umugabane wawe wabaza atari ijuru nanjye nandikwemo ndifuza kuzabana nawe mwami n'abandi bose babyifuza bahabwa umugisha nawe tuzasiga isi itahire Kanani nanjye mwami kuba murabo abo bazanesha isi egura none mwami ndifuza ko umugabane wabazanesha urupfu na satani n'isi mbi umugabane wawe wabaza atari ijuru nanjye nandikwemo ndifuza kuzabana nawe mwami n'abandi bose babyifuza bahabwa umugisha nawe tuzasiga isi itahire Kanani
bugufi cyane udafite ubutunzi mu bigaragara ariko Imana imuhite kumbiro cyo kubyara umwana wayo umwana ntibyumvikanaga ukuntu umwana w'Imana yavukira ku mukene uciriritse nyamara icyo batamenye nuko Yesu atavukira mu mutima w'umuntu udaca bugufi mbega amahirwe akomeye yo kumenya ubushobozi bw'Imana ko yakora ibikomeye ugahinduka uca bugufi n'ingenzi ukwiyegurira Imana yemerera iguhindure ube mushya izagukoresha mbega amahirwe akomeye yo kumenya ubushobozi bw'Imana ko yakora ibikomeye ugahinduka uca bugufi n'ingenzi ukwiyegurira Imana yemerera iguhindure ube mushya izagukoresha hari hateguwe abakobwa beza b'abanyacyubahiro mu bigaragara bari babikwiriye ko babyara umwana w'Imana nyamara siko byagenze yavukiye mu muryango uciye bugufi kuri Mariya arerwa na Yosefu wari umubaji mu buzima butari bworoshye hari byinshi bitwigisha kuko Yesu atakwinjira mu mutima udaca bugufi mbega amahirwe akomeye yo kumenya ubushobozi bw'Imana ko yakora ibikomeye ugahinduka uca bugufi n'ingenzi ukwiyegurira Imana yemerera iguhindure ube mushya izagukoresha mbega amahirwe akomeye yo kumenya ubushobozi bw'Imana ko yakora ibikomeye ugahinduka uca bugufi n'ingenzi ukwiyegurira Imana yemerera iguhindure ube mushya izagukoresha tekereza uburyo Imana yaciye bugufi wishyikira ikiremwa muntu yakiriwe n'abashumba avukira mu kiraro mumuvure mbese imibereho ye yose irangwa no guca bugufi adushyikire ca bugufi ugira nte ibanga na Yesu mbega amahirwe akomeye yo kumenya
kunesha. Zikatwiyereka muri iki gihe kidasanzwe, nimukanguke cya gihe kiri hafi, hari n'umwana agiye kurira n'umubyeyi niyumve, hasigaye imbabazi z'ijuru zikatwiyereka muri iki gihe kidasanzwe. Abashidikanya bafite inyota yo kumenya uko kuri, mbese tugire dute? Nirengagize ibyo mwumva hirya hino, kuko uwaduhamagaye yatweretse inzira. Nimuze tugende mu byanditswe, duhishurirwe iby'iki gihe kidasanzwe. Niyo wabura umuswa n'ukuri ntuzayoba. Nimuze tugende mu byanditswe, duhishurirwe iby'iki gihe kidasanzwe. Niyo wabura umuswa n'ukuri ntuzayoba. Tujye mu byanditswe, kuko niho hari igisubizo cya byose twibaza muri iki gihe kitugoye, kiri mu buyobe no gushidikanya ku byo twizeye isi ya none. Nimuze tugende mu byanditswe, duhishurirwe iby'iki gihe kidasanzwe. Niyo wabura umuswa n'ukuri ntuzayoba. Nimuze tugende mu byanditswe, duhishurirwe iby'iki gihe kidasanzwe. Niyo wabura umuswa n'ukuri ntuzayoba. Mureke tuyoborwe na Mwuka, dukore ibyo wadutumye ashaka. Mureke tuyoborwe na Mwuka, dukore ibyo wadutumye ashaka. Mureke tuyoborwe na Mwuka,
ashaka. Fatanyije nanjye kunezerwa muri uyu mwanya mugire mutya. Amena. Amena rwose. Reka nsabe umubwiriza wacu ahagaze kugira ngo tumwakire. Tumaranye nawe icyumweru cyose kandi turacyakomeje. Abafatanyije nanjye kumwakira muri uyu mwanya kugira ngo tumwereke ko tugiye kumutega amatwi kandi tunyuzwe nuko turi kumwe nawe. Tumwakiriye dute? Turamwakiriye mu izina rya Yesu umwami wacu. Imana imuhe umugisha. Amen. Ni karibu. Sabato nziza, umunsi w'umunezero. Tunejejwe nuko turi mu nzu y'Imana kuri uyu munsi w'isabato, kandi tunejejwe n'ituza mufite. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi rero Imana iba yaduteguriye byiza byinshi. Nanejejwe na korari baririmbye ntaheruka kubona. Imana yarabarinze natwe iraturinda. Twongeye kubonana rero bari gukorera Imana. Imana ihabwa icubahiro. Reka ndabona mutuje rwose, bigaragare ko hari icyo mutegereje. Gusa akambwira abashitsi batugendereye, Mwuka w'Imana bafashe cyane bakurikirana aya materaniro dufite. Nkashimira na korari yateguye aya mavuna. Burya ni Mwuka w'Imana wabikoze. Yesu ashimwe. Ku bantu bakunze gukomeza amafaranga, muje murakurikirana murebe kuva Ikabuga. Ikabuga ni wabo wira korari. Kuzaza bakagera hano mu Kinigi bisaba amafaranga menshi. No kongera gusubirayo na amafaranga. Ariko impamvu burya si uko bakunda aba bantu binaha cyane, ahubwo ni Imana ikunda abo bantu binyuze muri bo. Sinzi icyo mvuze niba cyumvikanye. Rero kuko itanga bagize, Imana izabishure. Kandi burya Imana irishura. Reka muri uyu mwanya rero ku bantu basanzwe batanzi, hari amatangazo agenda anyura kuri radio ndetse na hariya imbere ku rusengero. Hariho amazina yanje n'ifoto yanje. Nabonye na hariya hepfo ndi kuhanyagirirwa. Gusa amahirwe mba mfite nuko umubiri usanzwe mba ndi mu rusengero. Naho ubundi ntawe uzazana urwitwaza avuga ngo siyabimenye, kuko inkuru iri kunyura hirya no hino. Kuba yamenye n'abanyakigali bakaza bakaba bagiye kwirirwa baravugira imbere yawe utabatereje, bizaza mu rubanza. Kubwiyo mpamvu rero tutabwira abashitsi gusa ubwo n'abasangwa, birasaba ngo buri wese yongera zirikana iby'uru rugendo yatangiye. Niba imbaraga zikirimo byaba byiza, zaragabanutse wasaba ijuru rikazongera, kuko iminsi turimo ntabwo ari myiza. Ndashimira rero, sinzi biba bigaragara ko mufata kuri kamera birumvikana, ariko ntabwo nashobora kwihanganira kutavuga kuri umugabo witwa Nelson. Nelson ni muhungu wa Pastoro, twamenyanye ari umukuru w'itorero mukuru, itorero rya Gisenyi kuri Eglise Mère. Dukomeza kubana rero hatambutse imyaka hejuru ya 10. Ijuru riramurinda nanje rirandinda. Nagize amahirwe rero ko ari unsengeye. Haleluya. Antegurira kugira ngo nzahagarare hano mu mahoro. Reka nibutse abantu bari hano, uko waba utuje kose Satana kugendaho. Amahirwe dufite rero nuko Imana nayo iba ituri hafi. Ni bande mbese bamfasha, nubwo bigaragara ko uyu muyobozi amaze kunyakira. By'umwihariko uyu mugabo Imana yarindiye muri Kigali, yavuye Igisenyi agiye Kigali. Ndataka cyane nti none buriya kunsize mu giturage bizagenda bite? Ariko ijuru riturindira mu Mana nyine. Haleluya. Aracyariho nanjye ndacyariho. Bande bashimiriye Imana yakomeje kurinda uyu mugabo.
Mana imuhe umugisha kandi izamukomeze, izakujyane no mu ijuru. Reka tuje rero ku murongo w'icyo dushaka kugeraho muri aka kanya. Ndashaka kugira ngo tugire amagambo twaganira ijambo ry'Imana kuva mu gitondo turyiga, ariko muri uyu mwanya aho biba bisaba ngo umuntu yifatire icyemezo kandi yongere akurure amaso arebe, kuko hari ibigomba kuri buri wese waremwe ku shusho y'Imana. Ndagira ngo tugire amagambo twaganira abaza iki kibazo ngo mbese isi nihinduka uzaba uwande? Isi iramutse ihindutse izaba uwande? Ko yagiye ihinduka benshi mu bihe bitandukanye, abantu bagendaga bayizera byagera nyuma ikabahinduka, abari bari guseka bakarira. Ndasoma amagambo ngiye gusoma mu gitabo cya 2 cy'Abami. Ubwo twagiye abasigaye n'akazi kabo. Mu gitabo cya 2 cy'Abami hari amagambo nshaka gusomamo meza cyane y'igitekerezo ariko gikomeye. Mu gice cyaho cya 6 niho ayo magambo nifuje ko twaganira muri uyu munsi ashingiye. Ku murongo wa 24 ku magambo aharavuga ngo abisamariya bagotwa hatera inzara bararyana. Reka mbashimire ituza mufite. Hanyuma y'ibyo Benihadadi umwami w'i Siriya ateranya ingabo ze zose, arazamuka atera Samariya arahagota. Maze Samariya hatera inzara mbi cyane, barahagota ndetse kugeza aho baguriye igihanga cy'indogobe ibice by'ifeza 80 n'igice cya 4 cy'agakondwe kamwe k'amahurunguru y'inuma ibice by'ifeza 5. Bukeye umwami w'Abisirayeli anyuze hejuru y'inkike z'amabuye, umugore aramutakambira ati ndengera nyagasani mwami. Aramusubiza ati Uwiteka natakurengera, ibyo kukurengera ndabikura he? Ndabikura ku mbuga cyangwa ku rwengero? Umwami aramubaza ati ubaye iki? Aramusubiza ati uyu mugore yarambwiye ati zana umwana wawe w'umuhungu tumurye none ejo tuzarya uwanje. Nuko duteka umwana wanje turamurya. Bukeye bwaho ndamubwira nti zana umwana wawe tumurye none yamuhishe. Umwami yumvise amagambo y'uwo mugore ashishimura imyambaro ye, kandi yagendaga hejuru y'inkike z'amabuye. Abantu bamurebye banyuza mu myambaro y'icitse, babona yambaye ibigunira ku mubiri. Nuko aravuga ati Elisa mwene Shafati narenze uyu munsi agifite umutwe we, Imana ibimpore ndetse bikabije. Kandi Elisa yari yicaye mu nzu ye yicaranye n'abatware. Nuko umwami amutumaho intumwa yo mu bahagaze imbere ye, ariko intumwa itaramugeraho Elisa abwira abo batwara ati ntimureba ko uwo mwana w'umwicanyi atumye uwo kunca igihanga? Nuko intumwa niza muyikingirane mukomeze urugi. Mbese ntimwumva ibirenge bya shebuja kwaje amukurikiye? Nuko akivugana nabo, intumwa iraza imugeraho iramubwira iti umwami arantumye ngo ku ibyago byaturutse ku Uwiteka aracamwiringirira iki? Kandi nsomye amagambo maremare, ariko amagambo arimo igitekerezo kibabaje cy'abantu b'i Samariya bari batuje batekanye nta kibazo bafite. Murebe hano kuko twaba tuguwe neza muri aya masaha, nuko Satani akorera mu ngabo z'Abasiriya. Baraza bamaze kugota Samariya, nta nubwo bigeze babatera ngo barabica, ahubwo bo bazengurutse umurwa, asigaye baricecekera. Bari bateze kuri busohoke, ibibazo biramubaho. Inkuru igera mu murwa hagati ko abasirikare bamaze kugota Samariya, bisoza inzara ibaye mbi cyane. Mu mateka y'Abasamariya byagaragaye yuko mbere bamanje barya ibiryo byari buri muri Samariya birashira. Byari byeze muri icyo gihe, ibigugu barabirya birashira,
bisoza amateka tubwira ko bageze aho n'ibyatsi barabirya birashira, ibyatsi bishize barya n'imikandara, inkweto z'uruhu bakazinika bakaziteka kugira ngo bazirye, inzara iranga ibambi. Muraho mwibuke ko iyi si yahindutse abasamariya, niyo duhagaze muno twakenyeye, bigaragara ko twisize, abandi twambaye karuvati, imodoka twaparitse, bigaragara ko ibisubizo tubirimo, ariko isi yo yihindurije abayirimo bifuza kuyanga. Samariya inzara iranga ibambi cyane, bisoza abanyantege nke bavuganye, baravugana batumva rero buriya ku bagore badafite imbaraga tugiye kurya abana. Ariko ubu buhanuzi bwari bwaravuzweho na kera ko abantu nibaramuka bumviye Imana bazagira amahoro, ariko nibatayumvira amakuba azabazaho. Iyo dusomye mu Gutegeka kwa 2 dusanga hari amagambo nifuza ko nayo nayahuza n'aya ngayo. Gutegeka kwa 2 mu gice cyaho cya 28 mbereye ku murongo waho wa 47 hari amagambo ahari ari kuvuga ngo ubutunzi bw'ibintu byose bugusagiranye ntibwaguteye gukorera Uwiteka Imana yawe n'ibyishimo n'umunezero n'umutima, nicyo kizatuma ukorera ababisha bawe. Hepfo ku murongo wa 53 n'ubuhanuzi bwari bwarahanuwe kubazanga kumvira Imana, kandi Imana yarabahaye byose. Uzarya imbuto zo mu nda yawe, inyama z'abahungu bawe n'abakobwa bawe Uwiteka Imana yawe izaba yaraguhaye, kubwo gukotwa no gusakizwa ababishoboye bazagusakiza. Umugabo wo muri mwe wadamaraye akarushaho kumenyera kugubwa neza gusa, azarebana imbabazi nke mwene se n'umugore waseguye n'abana basigaranye bakiriho, ye guha n'umwe kuri bo ku nyama z'abana be azaba ariye, kuko ari ntacyo azaba asigaranye kubwo kugotwa no gusakizwa. Ababisha bawe bazagusakiza mu midugudu yawe yose. 56 umugore wo muri mwe wadamaraye akamenyera kugubwa neza gusa, utatinyuka gukandagiza ikirenge ku butaka kubwo kudamarara no kumenyera kugubwa neza gusa, azarebana imbabazi nke umugabo waseguye n'umuhungu we n'umukobwa we, ngo atamugaburira ku ngobyi iturutse hagati y'amaguru ye no ku bana be abyaye, kuko azaba arira rwihishwa, kuko abuze byose kubwo kugotwa no gusakizwa. Ababisha bawe bazagusakiza mu midugudu yawe. Aya ni amagambo ateye ubwoba. Ubu buhanuzi bwari bwaravuzweho ku bantu bakunze gutwarwa no kudamarara mu gihe isi bigaragara ko ikuguye neza, maze amatwi yo kumvira Imana ukayakuraho. Bizakugendekera bite isi nihinduka? Ndagaruka kuri iki gitekerezo kibabaje. Ubu buhanuzi bwari bwaravuzwe ngo abanyantege nke b'abagore iyo babaga batwite cyangwa se bafite inda, byabaga ngombwa ko bayihisha abagabo babo, akabaho bigaragara ko ari nk'inda y'indaro yatwaye, bigasoza imibereho ye y'inzara igaragara yuko nta nda afite. Cyakora n'umugabo akamucunga, tumva buriya naramukabyaye tuzarya, ariko umugore igihe cyo kubyara cyagera. Reka mbabwira bari hano nibyo wumva ngo ibisengo byabaye ku mubyeyi ngo ari gutaka cyane ngo aje kubyara, ni amahoro abafite. Burya nta kinyendaro cyakora iryo kosa, yarayitwaye ariyo mu mukingo sisi murawumva, inda yo muri sitariya n'urubingo ntabwo uwigise gifata ataka ngo mama bimeze bite, ahubwo aravuga ati ndisura niba ndapfa kwinyicinyice. Cyakora hari Imana irinda bene aba bana bavutse mu buryo budasobanutse, Imana ikemera ikamurinda, umwana akazavuka mu mahoro. Niyo mpamvu burya Imana yita ku babi n'abeza, ikabahamagarira kwisubiraho ngo bose baba b'Imana. Muri iki gihe cy'Isamariya rero n'inzara nyinshi yabaga ihari kugira ngo umubyeyi abyare, kuko bigaragara yuko umugabo wabimenye ku mwana yamumwaka akamurya, yagendaga kumubyarira hirya rwihishwa, agategereza kwiyanyumiza ku babyeyi babyaye, nayo akaba yaratunganije isafuriya akagenda akayitekereye abana batabizi. Umugabo yamubaza ngo wiriwe he,
akavuga tumva ntaho nagiye ko ndi kubona ufite ka morali nk'uwariye. Umugore ati sinigeze ndya kandi ari uruhinja yariye. Isi yamaze guhinduka bisamariya rero byashoje babyumvikanyeho. Umugore abwira undi kuri kubona umwana wanje kuri kumureba gifiteho inyama, uwawe nk'abandi kubona ari kunanuka cyane, wareka tukamurya none ku wawe tuzamurya ejo. Niko byagenze. Umugore yarabyumvise arabyemera, bisoza umwana bamutetse. Ariko mu mwanya bukeye bwaho wa mugore ubwenge bwe ubumuntu bumuzamo, imbabazi zituma areba umwana, waravuga ati uyu mwana koko niba uyu munsi turi ku isabato kuwa mbere tumuteke. Aragenda aramuhisha. Muri uku kumuhisha rero wa wundi wo bamuhisha yagize ikibazo, aravuga tumva rero ntago byakumvikana ku wanje twamuteka. Kambwira bari hano abana bagira agaciro iyo amahoro ahari. Kambwira n'abanyamafaranga bari hano, mwebwe ba boss muri hano, ugira amafaranga yawe agira agaciro iyo amahoro ahari mu gihugu. Iyo nta mahoro ahari turi bamwe duhurira hamwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amafaranga yawe afite agaciro kuko igihugu cyacu gifite umutekano, abana bawe bafite agaciro kuko igihugu gifite amahoro, amashuri y'abana bawe bafite agaciro kuko amahoro ahari mu gihugu. Nta mahoro ahari twahurira mu bijumba. Ubwo rero abantu baje baragabanya umwirato, bongera amasengesho. Iyi sisi mwene nyoko, abaciba umugani baravuze ngo isi ni guhibere uzaryonke vuba kuko atari nyoko. Isi niramuka iguhaye ibere ngo uryonke, uzibuka kuri kunywa amata abandi babuze amazi, ujuribuka kuri kurya ifiriti abandi babuze ibijumba, ujuribuka ko wambaye imyambaro igezweho abandi babuze icyo gushira ku mubiri. Kuko muri ubu buzima n'uru Rwanda dutuyemo hari benshi barara babungera batagira naho gucumbika. Nubona wubatse inzu ukayibamo n'abana bawe n'umugore wawe, uje wibuka ko ijuru ryo ryabikoze. Nutabyibuka uzaba uri mu kaga nk'ako bisamariya. Samariya igihe carageze rero, umwami bamubonye ari gutembera, wa mugore bahisha umwana abarashakuja tumva mwami ndengera. Burya nkuko nasomye umwami aravuze ati Imana nitakurengera nje sinabishobora. Nyamara yamubwiye tufite ikihe kibazo, tumva twariye umwana wanje ejo. Kandi abari hano mwese mukunda abana banyu, ndetse n'abana bakunda base, bakunda na ba nyina. Ariko ujye urazamura ibitekerezo ukunda Imana. Yemeye ko nyoka kubyara ntagute. Burani muje mukurikirana ibyaha byeze hanze, muzasanga abo nkunze kubona muri za pirizo n'abana babyaye abana batabashaka, nyuma ukumva ngo yamutaye mu musarani bakamufata mutaye. Ariko weho barakubyaye, impundu ziravuga. Yesu ashimwe. Impundu ziravuga ndetse no guhemba barahemba. Uje urashimira Imana ko wavukiye ku babyeyi ntibakurye. Haleluya. Ushimira Imana ko wavukiye ku babyeyi beza ntibakurye. Uretse ko agasuzuguro k'urubyiruko haba igihe mugenda mubyiruka musuzugura banyoko kuko iminkanyari yatangiye kuza ku maso, ugatangira ukabona ko nta bwenge agira kubera kuko uruhara rwaje, ariko yakubereye maso ukiri muto. Uje uramukundira icyo ngico. Imana yemeye kumukoresha. Haleluya. Ngurindwa kwaga ko muri bu buzima none nawe urabyirutse, uri kwifuza kuzubaka urwawe rugo. Uje uramenya ko Imana ariyo yahabaye, iyitahaba bari baraba nka bisamariya. Umwami yumvise ko bari kuburana ko barya abana, byashoje ashishimuye imyenda ye, yambara ibigunira ati Imana biragenda bite muno ko harimo abahagarariye Imana. Yavugaga Elisa, uyu munsi nadapfa ndaba ntari umwami, ariko reka mbabwire burya Imana yahagaze kuri Elisa. Haleluya. Izaduhagararaho natwe. Bishatse kuvuga iki kuri iki gitekerezo? Cisho kirimo isi irahinduka. Isi irahinduka mu gihe abantu bishingikiriza kuri byinshi. Ushobora kwishingikiriza ku kazi ukakavaho, ushobora kwishingikiriza ku bana bagapfa,
ushobora kwishingikiriza ku mugore akaguhinduka. Ubu dufite imanza nyinshi z'abantu bakundanye kera bari abasheri we. Mbonaga abantu bashaka kutwemeza mu gihe cy'ubukwe ejo bundi, ndabona abantu kuja kwifotoza ukabona umusore w'ibiro 50 ateruye inkumi y'ibiro 65 akayumvisha umunyenga ngo mufotore, agahumeka insigane, ariko akamwereka ko amukunda, aramukunda we, ati mufotore. Ariko bamara gusezerana impeta barazihanye, ibyangombwa byose birimo, ugasanga umukobwa wazanye uzi ngo ni sheri ahindutse igisimba. Agahinduka igisimba, ukaja kuryama ntusinzire, wasinzira ugakanguka, ibiryo bikabura, nta wakumesera kandi waramuzanye. Isi irahinduka, n'abayibamo barahinduka, ikidahinduka ni Imana. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ushobora kuba uri hano rero uri musogongera umubabaro w'iyi si, ntibizagutungure. Hari amagambo nasomye namwe murayazi muri Bibiliya, abanzi b'umuntu bazaba nabo mu rugo rwe. Ntukazatinde kuri iki ngiki, nubona mwene nyoko mutakiramukanya, ni uko isi iteye. Ntibizagutangaze umugabo wawe mutakivugana ngo umwe waramutse. Ariko ubundi ndabaza, Bibiliya nayo irabaza, niba udashoboye kumvikana n'umuntu uri kubona uri guhumeka umwuka mu mazuru, ukaba utaramukanya nawe, ukaba utakwicarana nawe, ntimwasangira ibyo kurya, hagiye Imana uretse kuri kubesha utegereje, niyo muzabana nayo kuzayihaga, nayo kuzayihaga. Kuzabona buriya gahunda zawe n'Imana biri gutandukana, birasaba ngo witoze kuzaba mu ijuru kiri mu isi. Niyo mpamvu nagaruka hariya ku mutwe w'icyigisho hano, urufatiro rw'Uwiteka ruracahagaze, rugahamagara rubwira abantu ngo isi irahinduka. Uyibyariraho ukayishinguriraho, uyishakiraho ukayipfakariraho, uyikundiraho bakayikwangiraho, uyicururiza ukunguka ukayihomberaho. Ariko ni ukubera iki inyungu n'ibihombo bidasigana? Ariko ni ukubera iki kubyara no gupfusha bidatandukana? Impamvu ni uko isi dutuyemo Satana yirirwamo kandi akayiraramo. Dufite itangazo ryiza ribwira bari hano ko umunsi umwe tuzayirirwamo ariko tutayiraramo. Riguhumurize, umunsi umwe isi tuzayirirwamo ariko tutayiraramo. Ndashaka kugira ngo ngira amagambo rero nasoma. Igihe Abisamariya umwirato wari ushize, niho batangiye kwibuka ko hari Imana. Umwirato umaze gushira, ibyo wiringiraga bimaze kurangira, abo wizeraga baguhindutse, abo wari uzi ko bakurenganura aribo bakurenganyije, uzubura amaso uzabona ko hari Imana ikwitaho. Niyo mpamvu amagambo avuga ngo, ni muri Amosi ayo magambo ari, iyi ni inzara isanzwe yo mu mubiri ishobora kutubuza amahoro. Abari bakundanye bakangana, abari basanzwe basangira ntibabe bagisangira. Iyi nzara yo ishobora koroha ahari igihe cyazagera umuntu agaruye ubwenge akongera agasubira mu murongo. Ariko muri Amosi ho ni amagambo nasomye mu gice 8 ku murongo waho wa 11, ku magambo avuga ngo, dore iminsi izaza, ni ku Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, tizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari yo kumva amagambo y'Uwiteka. Kandi bazajerajera bava ku nyanja imwe baja ku yindi, bazava iburasirazuba baje iburengerazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Amagambo agakomeza akavuga ngo, uwo munsi inkumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota. Aya ni amagambo ari guteguza abantu bariho mu mahoro muri iki gihe turimo. Hazaba inzara mu gihugu, noneho yo atari y'ibyo kurya. Haze inzara mu gihugu atari yo gushaka amazi yo kunywa, ahubwo ari yo gushaka ijambo ry'Imana. Abasore bazagira inyota, n'ingumi zizagira inyota. Hari amagambo ari hano
ahuza n'aya magambo mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Ntago ndaja muri byinshi cyane kubera kuko turacyafitanye igihe, nta nubwo nifuza ko nabatinza weya, ariko ukurikire aya magambo ushaka gusoma hano. Kuri uwo munsi abantu benshi cyane bazifuza ubwisho mu mbabazi z'Imana, basuzuguye igihe kirekire. Dore iminsi uzaza niko Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi yo kunywa. Ndi gusoma page 440 mu Ntambara Ikomeye. Ahubwo izaba ari yo kumva amagambo y'Uwiteka, kandi bazajerajera bava ku nyanja imwe baje ku yindi, bazava iburasirazuba baje iburengerazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Ubwoko bw'Imana ntibuzabura kugerwaho n'umubabaro nubwo bizaba bimeze bityo, ariko ubwo buzaba burenganwa kandi bababazwa igihe bazaba bamburwa ibyabo kandi bicwa n'inzara. Ntabwo Imana izabahana ngo bashireho. Iyo Mana yarinze Eliya ntabwo izirengagiza abana bayiyeguriye. Imenye umubare w'imisatsi iri ku mutwe yawo, izabarinda kandi no mu bihe by'inzara bazahazwa. Ubu ni ubwoko bw'Imana, ndarikira buri wese kuba mu rwisho rw'Uwiteka muri aya masaha. Igihe ababi bazaba bicwa n'inzara n'ibyorezo, abamarayika bazaba bitaye ku bakiranutsi, babaha ibyo bakeneye, icyo bakeneye cyose. Ugendera mu butungane yahawe iri sezerano ngo ibitare ntamenwa bizamubera ubuhungiro, azahora n'ibyo kurya n'ibyo kunywa. Abakene n'abatindi bashaka amazi ntibayabone. Dore bishwe n'inyota, nyamara njyewe Uhoraho nzabagoboka. Njyewe Imana ya Isirayeli sinzabatererana. Uhoraho ni ukurinda. Niwe Uhoraho ni ukurinda. Iyo dusomye iyi Zaburi, muzayisome Zaburi 121. Uhoraho aguhora hafi, akakubera ubwugamo. Ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro nabwo ukwezi ntacyo kuzagutwara. Uhoraho azakurinda ikibi cyose, azarinda ubugingo bwawe. Koko nizakurinda umutego umwanza gutega, ikurinda n'icyorezo gitsemba abantu. Izakubundikiza amababa yayo, kandi amababa yayo azakubera ubuhungiro. Umurava wayo niyo ngabo nto nini zigukingira. Tuzatinya igiteye ubwoba cyane ijoro, nta nubwo uzatinya imyambi bakurasa ku manywa. Tuzatinya icyorezo gitera mu gicuku, nta nubwo uzatinya mugiga itsemba abantu ku manywa y'ihangu. Nubwo abantu ibihumbi bagwa iruhande rwawe, ibihumbi 10 bikagwa iburyo bwawe, ariko wowe ntibizakugeraho. Uzabyitegereza gusa wirebera igihano cy'abagome, kuko wagize Uhoraho ubuhungiro bwawe, isumba byose uyigira ubuturo bwawe, bityo nta kibi kizegera ihema ryawe. Nsomye amagambo menshi ku bantu bazaba bari mu ruhande rw'Imana. Yesu ashimwe. Samariya kugira ngo igotwe bisoze abantu bari imikanda, ariko ubundi kambabaze ba bose bari hano n'abantu mwateraniye hano, kandi burya baravuze ntambwa mu rwayo. Mubari hano mu bushobozi ufite, mu byurya ntawe uguhagaze hejuru, ntambwa mu rwayo. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Mbese iki gihe cy'Abisamariya mubarebe, ntabwo numvise bari kuvugamo ngo abakire bo bari iki, ahubwo amagambo aravuga ngo igihe cyarageze barya imikandara. Ku bantu bakunze gutebeza muraho, ku bantu bakunze gutebeza, murebe umuyaga uhuhiye imikandara. Batumva iyi mikandara nubwo yakenyeje abantu, bakomeje gusuzugura uwabaremye, nayo nibayiteke. Murebe igihugu cyose cyuzuyemwo abantu batambaye imikandara, harya agaciro kabo bantu nakaye. Agaciro ufite muri aya masaha, Imana igafitemo uruhare. Magambo uyu mugabo yadusomeye, Byahishwe igice cya 1 umurongo wa 7. Dore arazana n'ibicu, kandi amaso yose azamureba. Dore arazana n'ibicu, kandi amaso yose azamureba, n'abamucumisha amacumu nabo bazamuborogera nanone. Amen. Baranditse
aravuga ngo hari ibigaragaza abahemu babiri. Umuhemu wa mbere ni uwuhe? Nushobora gusaba uwo yimye. Uwa kabiri ni uwimu wamuhaye. Umuhemu wa mbere ni uwimu wamuhaye, umuhemu wa kabiri ni usaba uwo yimye. Niba hari ikintu kiba kibi mu bintu nababwiye bijyanye no kurama cyane, bigasoza ugiye gusaba, uri gusaba uwo wimye, ziba ingorane zikomeye cyane. Ndatanga igitekerezo hano, ariko iki gitekerezo ucibazeho. Ni amateka numvishije muri Haiti hakaba hari umugabo wari urumukire, yubaka inzu ya etaje mu mujyi, arayizamura iba nziza, ibicitegererezo mu mujyi wa Haiti. Bisoza uyu mugabo yubatse, ubuzima bumucanze, arakena, yifuza kuyigurisha. Yifuje kuyigurisha, abakire bayibyiganiyeho ngo bayigure. Ariko bisoza habonetsemo umukire umwe usubije abandi amafaranga. Nuko nyirukubaka iyo nzu wo muri Haiti aravuga ati nubwo nkennye ariko iyi nzu iyo nyibona mbona yaramvunye cyane, ndifuza ko hazagira urwibutso rwasigara muri iyi nzu naje ndayibukiraho. Abari baje kwandika mu kugura iyo nzu bati sinone uru rwibutso ushaka nurumeze buteka inzu rukuyitanga. Abantu babivugaho cyane, aravuga tuva ndashaka ahantu nasira umusumari nkaje ndashira. Igitekerezo kibabaje. Baranditse bamaze kwandika amasezerano barayahana, hasize nk'amezi 6 wa mugabo wakuwe mu mujyi akitegereza mu misozi, akareba ukuntu iyo nzu iye ihagaze mu mujyi, akumva muri wishaririraje. Musumwa amanuka mu mujyi rero, yari yambaye ikoti nkuko nabibabwiye, bisoza ikoti arisize ku musumari, nuko atembera mu mujyi kuva mu gitondo rimanitse aho hantu, nuko nimugoroba arikuraho arazamuka. Tawa muteye amahane kuko nyiru kuyigura yaravuze atumva hari yaho nahe. Naho umugabo yari gushaka ibyarakaza nyiru kuyigura, yagiye kugaruka nimugoroba azana imbwa. Iyi mbwa yizana yapfuye, ayimanika kuri wa musumari. Nuko arongera arasohoka, umugore atangiye aravuze ati sinone pazanye imbwa sikandi. Nuko undi aramubwira ati sinone si umusumari we. Byashoje babisiganyeho n'abana, imbwa iraharara irongera irahirirwa. Ku munsi wa gatatu itangira kunuka, aba bari mu cyumba ikinuko kikabasangayo. Bahamagara wa wundi wayigurisha tumva waza ugakura iyi mbwa kuri uyu musumari, kwinzu yose yuzuyemo ikinuko. Nyiru kuyigurisha aravuga tumva rero inzu yawe urayifite nashiza hanje. Uko iminsi yagendaga ihitana, kwinyo zagendaga ziva muri yambwa yari imanitse aho ngaho, uko bugenda bwira niko ikinuko cyakabije. Nuko uwo nyiru kugurisha inzu aravuga ati uretse niyo mbwiraho hejuru ngiye kuzanaho n'injangwe. Njangwe nayo yarayizanye. Umugore atangira gusakuza. Iki cyigisho mu busobanuro cyatanzwemo, ushobora kuba ugaragara nk'inyumba nziza, ariko Satani yaragushinze mu musumari mu mutima. Ukaririmba ariko icyaha ukaba ugiye kugisaza nuri muri korari. Ukayobora itorero, icyaha hari icyakubasa Satani yashinzemo kiri kunukira inzu yose. Nasomye amateka ya Mwuka Wera ngo ntabwo ahata n'imfura iyo umuheje arigendera. Dusigaranye abaririmbyi benshi baririmba ari amadebe. Dufisigaranye abantu benshi babizera ariko batumva ari ibinanira Mana gusa. Wamubwira ngo injira gasohoka, wamubwira ngo icara gahagarara, wamubwira ngo hagarara akicara. Abantu bagaragara nk'abafite amatwi kandi amatwi ntayo. Mbese isi nihinduka uzaba uri mu ruhe ruhande. Byashoje nyirinzu abonye ko nta handi yapfumuriza. Umugore we aramubwira tumva iyi nzu warayikunze ariko iri kunuka nyigusizemo. Yarasohotse aragenda, abana bari mu byumba nabo batumva mama ntaradusiga hano natwe turagiye kuko uyikunze yisigaremo. Umugabo abonye ko ayisigayemo wenyine yakurikiye umugore we n'abana be, nyuru kuyigurisha aza kuyituramo mu mahoro. Uko niko Satani mwongeye gusabana. Kera watinya gukurya, kera watinya uko wambara, abantu ntibagitinya uko bambara, abantu ntibagitinya uko barya, abantu ntibagitinya uko banywa, abantu babaye ibyigomeke
ntago bashaka kumva, ariko Samariya byashoje bari imikandara. Bihano by'Imana biracahari, ariko n'ubutabazi bw'Imana burahari. Kambabwira muri aya matsinda abiri rero, dore hazaza umunsi utwika nk'itanura, Malaki 3:19, abibona n'inkozi z'ibibi bazahinduka ibishingwe, ariko ku rindi tsinda ariko abubaha Uwiteka bazasohoka bakinagire nk'inyana zo mu biraro. Ndagaruka kusoma byo mu byahishuwe. Turarazana n'ibicu, Yesu ugiye kuza arazana n'ibicu, kandi amaso yose azamureba. Ngiye gusoreza ku magambo ari hano. Reka nsoreze ku magambo nifuza ko nasorezaho ari hano. Ijisho ry'Imana rihora rireba ibihe byose, akaga abantu bayo bagiye bahura nako. Ubwo ubasha bwo kwisi buzaba bubahagurukiye, nk'abari mu buhungiro bazaba bafite ubwoba bwo kwicwa n'inzara cyangwa kwicwa urubozo. Nyamara nyir'ubutungane waciye inzira mu nyanja itukura, mu maso y'Abisirayeli azagaragaza imbaraga ze zikomeye, abakure mu bubata. Uhoraho Nyiringabo aravuga ati, bazaba banje bwite ku munsi ntegura, nzabagirira impuhwe nk'uko umubyeyi azigirira umwana we umukorera. Niba amaraso y'abizera Kristo yaramenetse muri ico gihe, ntiyabahwanye n'abahowe Kristo, kuko iyo yamenwaga yabaga ari imbuto iteye izazanira Imana umusaruro w'abandi bizera. Ubudahemuka bwabo ntibwabera abandi ubuhamya bwo kwemera ukuri, kuko imitima yabo izaba yinangiye yaranze imbabazi. Ubu no muri aya masaha, kugira ngo iyikorere yongere ikoresha amavuna, mare hano ibyumweru 2 nsakuriza imbere yawe, Kigarama korara ari kuza, we amafaranga ari kunyanyagira. Burya amafaranga burari kugenda ari kujojoba guhera inahangaha kugera za Nyirangarama, gukomeza za Nyabugogo, kwambukanya kujikabwa, na amafaranga ari kugwa hasi, atari uko bene yo bayanze, ahubwo hari umunyabyaha Imana ishaka. Hari umunyabyaha Imana ishaka muri iri torero, muri aka gace ka Kinigi. Dore igihe wangiye, abantu bagenda bapfu bareba, abandi bakabiba imara uri kubareba, abandi bakagenda bagasara ubona. Hari abandi ubona igihe cyabo kirangiye, uri kureba n'amaso Imana yaguhaye. Ijwi ry'Imana ry'imbabazi riraguhenda muri aya masaha. Imbabazi zitararangira, biragusaba ngo usange Imana, kandi Imana mu gihe izaba yongeye guhinduka, Imana izarinda ubwoko bwayo. Kasoreza ku magambo nkomeje gusoma ku page 438. Ni ikibazo kiri kubaza, mbese muri iyi saha y'ibigeragezo Uwiteka azibagirwa ubwoko bwe? Igisubizo ni oya. Mbese kitigeze yibagirwa Nowa wakiranukaga igihe abantu ba mbere y'umwuzure bacirwaga hiteka? Mbese yigeze yibagirwa Loti ubwo umuriro wamanukaga mu ijuru ugakongora abantu bo mu muji w'i Sodomu? Mbese yibagiwe Yosefu ubwo yarazengurutswe n'abasenga ibigirwamana byo mu Egiputa? Mbese yibagiwe Eliya ubwo yaterwaga ubwoba n'indahiro ya Yezebeli kubw'urupfu rw'abahanuzi ba Bali? Mbese yibagiwe Yeremiya ubwo yarafungiye mu mwobo muremure w'umwijima? Mbese yibagiwe abasore 3 bakiranuka bari bajugunywe mu itanura ry'umuriro ugurumana? Cyangwa se yaba yaribagiwe Daniyeli mu rwobo rw'intare? Igisubizo ni oya. Iyatabaye abo nawe izagutabara. Ncoreje ahangaha rero, ubwo isi zabihindutse, abazaba bari mu ruhande rw'Imana izabatabara. Zaburi ya 46 iravuga ngo n'umutabazi utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Niyo mpamvu muri aya masaha usaba kumwisunga. Ni bande bashaka kwisunga Yesu muri aya masaha batumva? Mana nubwo byitugarije ari byinshi, ibyaduhahamuye bikadutera ubwoba birahari, turakwisunze muri aya masaha. Mu gihe cy'ubutabazi uzadutabare. Imana ihira ikiganza cyawe, kandi mwuka ushobora gukiza umutima wawe agukiza iby'abandi batazi, mu izina rya Yesu. Ngiye guhamagara wumva nawe taci Imana yakwimye, no kugeza muri aya masaha ngo aya mavuna yongera ategurwe, tuguhamagare ngo bana n'Imana. Kambaze mu bashitsi bari kumva umutima wabo hatira, tumva nanje ndi kubona naci Imana itankore, ndashaka kubana nayo. Gira gutya ndebe mu bashitsi batugendereye, gira gutya ndebe, ndashaka kubana n'Imana, mu ndebere, ndashaka kubana n'Imana. Urimo
reka nsaba abaririmbyi bari hano, rya tsinda ry'abaririmbyi hano, muririmba indirimbo y'108. tugiye guhamagara abashyitsi batugendereye, muze hano dufatanye kwiringira Imana no kuyitegereza, dufatanye gutegereza Yesu ugiye kuza. Ndahamagara kandi n'abamaze gucogora. Mu makuru ugenda mbona uko ingendero zigenda zifungwa niko abantu bagenda bacogora, imbaraga bari bafite zikagenda zikabavamo. Indirimbo y'108, Yesu ntiyakuretse, araguhamagara, ngwino mungirire vuba. Yesu mwungeri mwiza aragutarura, ngukire mw'ishyo rye niho uzaruhukira, indi ugifite ubusore ngwino ukiri muto, injira uzarindwa rwose ntuzagire icyo uganya, aragutarura n'urukundo ati wamabewe ngwino nsanga, Yesu umukiza arategereje, Yesu umugeri wanjye. Reka nsaba abaririmbyi muririmbe mwiturije kandi mwuka w'Imana bayobore, ariko mugire iyi ntego. Turashaka nsubire muri aya magambo, niba uri kumva nawe ntacije uritagukoreye rikaba ari kwifuza muri aya masaha, tera intambwe uze hano uvuge ngo nanje Mana ndashaka kukwisunga muri iyi si kunze guhinduka abantu. Uze hano dufatanye gusenga, ngwino. Icya kabiri, Yesu mwungeri mwiza yarakwitangiye, araguhamagara ati nyabuna ngwino, gira bwangu yemuka ugumye kwijyana, injira uzarirwa rwose wibere mu mahoro, aragutarura n'urukundo ati wamabewe ngwino nsanga, y'umukiza arategereje, Yesu umugeri wanjye. tugiye kuririmba icya nyuma, ariko tutarakiririmba reka nsabe ku bantu ushobora kuba uriho uri gucogozwa n'ibyo uhura nabyo, ariko ijuru riracakwitayeho, ukaba wagambirira ukavuga ati Mana ndashaka kongera kugira imbaraga nk'iza mbere, ndashaka kuba mu bwihisho bwawe kuko isi yo irahinduka, ukaza mbinginge kandi mbikuye ku mutima. Niba ubona nawe gukorera Imana ari byo bigukwiriye, uze hano dusenge. Urakoze. Cya gatatu, reka kuragiriza isega yateye, ishaka intama zose zazimiriye kure, ariko umugeri mwiza arakuburira, injira uzarirwa rwose mu bana karamata, aragutarura n'urukundo ati wamabewe ngwino nsanga, dore umukiza arategereje, Yesu umugeri wanjye. ni bande bashimira Imana ku bwa mushiki wacu. Imana ihabwa icubahiro. Ashobora kuba ari umwe dushobora gukorera amavuna akamara ibyumweru 2 ijuru rimushaka. Imana ihabwa icubahiro.
ndahamagarana babandi bamaze gufata umwanzuro bazahurira na Yesu mu mazi ku isabato. Muze hano dufatanye. Hari abantu batinya hano imbere kuhagera bavuga bati hari nshobora kuhagwa, ahubwo wahakirira mukifata uti ndamutse ngiyeyo sinone byagenda bite ndi njenyine. Reka dusabe abantu bamaze gufata icyemezo kugirana amasezerano n'umukiza wabo baze hano nawe bagutinyure ufate umwanzuro nawe uze, kuko Yesu arakwakira. Yesu ashimwe. Mungirire vuba, tugiye kuririmba indirimbo. Murebe indirimbo ku bantu badaheruka kuririmba, muririmbe 102. 102. Yego. Hanze hari umushyitsi Ngaho vayo. kingura yahoze ategereje kingurira umukiza ataraguhitaho Yesu umwana w'Imana mwitonze. Reka nongere nsubiremo nguhendahenda. Ntabwo nzi aho utuye ariko ijuru ryo rirahazi. Nta nubwo nzi ibikugerageza ariko ijuru ryo rizi ibyawe byose. Gusa rirakwihanganira ngo wisubireho. Ndabwira abacogoye bo mu Badivantiste, wihumuriza yuko uri mu itsinda ry'Abadivantiste. Ibikuregura bizi mu mutima, kandi mwuka w'Imana waragutoteza ngo ikinaco cyazagukoraho. Reka ngusabe witandukanye nacyo, uze hano mu gihe tugiye kuririmba igice cya nyuma. Mbwire ku bashitsi bari hano, imbabazi z'Imana zigutegeye ibiganza, zirashaka ko waza ngo nawe umwana w'Imana. Ngwino turirimba igice cya nyuma, nicyo nshaka ko turirimba, asigaye tugasoza. Nsaba aba bantu bari inyuma y'abandi muhagarare neza, kuko turi kuri kamera bidasoza bigaragaye ko muri inyuma y'abandi. Muhagarare mu murongo, nta kibazo kirimo. Ndabwira aba basore bari inyuma, ririmba icya nyuma. akira uwo mushyitsi kingura azasangira nawe kingura azakubabarira iby'isi bishira akujyane mu ijuru Sinzi niba uramuntu aje, ariko mfite icyifuzo cy'uko nasaba perezida wa Korali New City kunzanira Bibiliya tugahereza uyu muntu wahagurutse imbere y'abandi. Iraniro rya kabiri turayimuhereza. Reka Yesu ashimwe. Yesu wasaba tugasoreza aha ngaha. Hari undi wifuza guhaguruka uko indirimbo ivuze tukaririmba, cyangwa dusoreza aha ngaha?
nta wundi ukomangirwa ku mutima wakumva nawe yaje mu ruhande rw'Imana tugasoza tutaririmbye tugiye gusenga. Yaje nawe reka nsabe mukuru w'itorero mukuru tugiye gupfukama hano adushira imbere y'Imana. Murakoze. Databuze yuko nirisohoka ritazagaruka ubusa. Tugushimiye abantu bitanze kubw'ijambo ryawe, tubagushize mu maboko ngo Mwuka warabasezeranye abane nabo muri urugendo rusha batangiye. Azabarinda inkomyi yose, abahe kukwizera, azabarwana intambara zose bazahura nazo, kugira ngo nkuko tunezezwa no kubana nabo muri iyi si, tuzanezezwe no kubana mu bwami bwawe. Kandi turacyari kumwe, ukomeze kubaha kwihangana. Ibyiza baduteguriye ni byinshi, Umwuka wera n'ijuru babane natwe kugira ngo badushoboze kubyakirana imitima yizera, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusabe ababaje inyuma. Sinzi wa muntu wo muri korali New City yararanyandikira aba bantu baje inyuma. Ubwo urabasanga aho bicaye, ubabaza amazina, ubandike. Soze iteraniro ryacu n'indirimbo ya gatanu twese duhagaze. Mulinzi we
Muremyi wacu turagushimye cyane, tugushimiye ko ukiduhagazeho, uhabwa icubahiro. Turi mu isi rimwe amakuba n'ibyago, rimwe ingorane zagiye zibasira abantu, ariko twe uracyaduhagazeho. No muri uyu munsi wadukundiye ko duterana nawe, uhabwa icubahiro. Amakuru meza dufite, turi hafi kugera imuhira. Nubwo ibitugerageza bituzengurutse ari byinshi, wagiye urengera intore zawe kandi bisohoza babaye abaneshi. Turagusabye natwe uzaturengere. Ntabwo tuzi bizatubaho, ariko wowe uzi ibyacu byose. Tukwishize mu biganza arabashitsi n'abasangwa. Mwuka w'Imana watuzanye tukirirwa aha hantu, azadushoboze kuba mu ruhande rw'Imana. Kandi ubwo uzahamagara amazina y'abagukoreye, ukazahamagara itorero iri tsinda duteraniye hano n'abandi bakwizeye, uzaduhana ubugingo buhoraho. Dufite ibituvuna bitandukanye, ariko uri karuhura. Turagusabye ngo uruhure imitima yacu. Ari abato n'abakuze turifuza kuba mu ruhande rw'Imana, kandi ibidutesha inzira ni byinshi n'ibirangaza birahari, ariko uko warwaniriye abakera bagatsinda, uzatugenzereze ko kugira ngo ku musozo tuzavuza impundu dushasha ubwami bwawe. Bigaragara ko tugiye gutandukana mu gihe gitoya, reka Mwuka w'Imana jane na buri wese, kandi abarwayi uhumuriza imitima yabo, abafite intege nke ubongerera imbaraga. Dusaba iki gihugu cyacu ngo ugihe amahoro n'umutekano, kandi Mwuka wakiranze mu minsi yashize akomeze kukiranga, kugira ngo tubeho dutuje kandi tubwiriza ubutumwa bwiza. Ku musozo wa byose tuzaragwa igihugu cyo mu ijuru. Uduhirane n'abandi bose bakwizeye, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Muri Yesu yubitswe n'ibyaha, atugejejeho amagambo meza. Mwagira gutya abamushimiye, Imana ibahumugisha. Reka bari muri gahunda duhurire mu rwiherero, namwe muturizaho muri, kandi mukomeze kugira isabato nziza. Aba bantu bahagurutse ahangaha barimo n'abatwahaye ibitabo n'abandi bashyitsi basanzwe badasengera ahangaha, reka tubasabe ubwo abandi bagiye gutaha bo ntibatahe, twifuza kubonana nabo akanya gato. Abashyitsi batara badasengera ahangaha n'aba ngaba bitewe kuzabati. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.